nubwo yashakaga kunyambura ubusa agira ngo wenda bari cyareba kuko sinibaza ukuntu ufata gahunda yo kwambura umuntu ubusa ari mugenzi wawe icyakenyereyeho nawe ari cyakenyereyeho wenda nibyo yashakaga kundebaho kuko niho hantu rero namenyaniye n'umugabo witwa Yesu. Yo ubwo hari umuofisa ndamwibuka sinjya nkunda kuvuga izina rye aho ari Imana imuhumugisha kuko yayikoreye byinshi ijwi ariko ijwi natangiye kuryumva aho nkoreye nk'amasengesho y'imisi 3 imisi 4 Vava warakoze nakoze amasengesho nakoraga amasengesho nk'ay'imisi 4 cyangwa 3 utarya mu cyumweru utarya utanywa uri imbere y'Imana. Nageze no kwa muganga bakajya bampima bati nubwo babukuzanye ati reka tugupime turi kubeshya ngo urwaye igifunu. Ari mama wawe ubivuga oya abaganga b'Ikibogora mama we ntabyo yavuga kuko yibana n'umuntu ubuze ukuntu nyine ari ntago yabivuga kuko ntabyo aba yabonye hehe simbizi ntago nzanu ubona ko hari umugabo bagaragazaga berekana yuko mu byukuri ari waguteye inda ahubwo nawe arabivuga ngo turaziranywe kandi sinzi nimero ze kandi ukabona arabyemeza sinzi amazina yiwe. Bashimire inshuti bavanye mu dukurikirana mwese aho muri mu migabane itandukanye ni kwa kundi n'ubundi tuba turanga kuri Yesu Arakiza TV mu biganiro byinshi bitandukanye by'iyobokamana niho twibanda ariko nkuko twabasezeranyije nuko tuzagenda tubazanira abatumirwa benshi batandukanye. Uyu munsi rero murareba hano kuri kamera turi kumwe na Vava ndago njya numva hari abavuga dore imbogo abandi bakavuga Vava ndabyanga we mana ndabyanga ariko izina rise ari giye bamagara nkabihorera uriya zizina umva wishimiye niri hagati ya Vava na dore imbogo kubera yuko buri imbogo ni inyamaswa mbi y'ingomeri irakubona ikiterura ikizimifite ni inyamaswa y'ingome y'ingome se cyanga buri imbogo buri ya ni inyamaswa y'inkazi nyine nta muntu yegera nta mwana ntaki ubwo rero nkabyanga ukabyanga noneho bakambwira ariko umenye ko hari na nyina wa mbogoma kandi koko hari nyina wa mbogo arahari ariko nkagira nyine mva ndabyanze ariko umuntu yaguhamagaye dore imbogo se basurita baburiya ntabwo nitaba ndakwihorera ubu ushaka ko baguhamagara Vava se ariko ndemese ndakwihorera akabigiye dutongana ngo nanze kubita abantu banamenye n'ibyo byo nicyo ndi kwanga bakantuka ngo nanze kubakura ngo nize twifotoze bakagira ngo ndi kubacika kandi nibazi icyo ndi kwanga uwe nukuvuga ngo iryo zina iyo bari guhamagaye wumva utarishaka tuvuge Vava ariko ntibiri ukureho yuko abakuzi kuri iryo zina dore imbogo nyine wihangane nta kundi kuko none se niryo zina bamamariyeho. Rero nshuti bavanywe nkuko mubibona turi kumwe na Vava cyangwa se dore imbogo ndagira ngo tumwakire abanze atwibwire hanyuma noneho ntekereza ko hari umuntu utakuzira ntawe n'ukuri n'abana baba ntawe pe mukanya nibwo umbwiye ngo uri Nyabugogo mukanyuza ngo abamotari bose bahise bahindukira bavuga bati wisi wa wundi bigenze bite bose nyine dore Vava araje bati dore imbogo bandita nyine bavuga ibyo bashaka ibyo bashaka. Reka rero dusenge Imana. Vava iyi ni televiziyo ya Kristo abantu bayiriho n'abantu basenga n'abantu bakunda Imana kandi nawe nzi kusenga ese nusenga Vava Imana nibitubeshejeho rega cyangwa kubwira Pastor Claude ntingenda umukazana w'Imana umukazana w'Imana na abafana banjye ngo cyakose Vava ngo nibyo ngo ubwo ntanywa itabi ngo n'inzoga koko ngo nibyo Ese undi buriya Vava wikizwa se nukunywa itabi n'inzoga yego arandi bazi kwa nibyo wakora bitari inzoga n'itabi bitari inzoga n'itabi harimo abakora andi madega yandi menshi cyane ugasanga kandi mu byukuri nyine baba bavuga ngo bakobwa banywa itabi ngo nyine ngo nta muco ariko nyine sibyo byaha byonyine mugani ariko nawe nizere ko Imana urayemera wemera imbaraga z'Imana kuko nkuko wari uvuze ngo niyo itubeshaho ngenda ayikunda n'umuhungu wayo Yesu ndabakunda cyane n'umuhungu wayo Yesu urabakunda urabemera reka rero tujye imbere y'Imana dusenge kugira ngo kino kiganiro kize kuyoborwa n'Imana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ikomeye, turagushimiye wa Mana yo kongera kuduha uyu mwanya turi kumwe uyu munsi na Vava turasenze dusaba kugira ngo uze ubane natwe muri gahunda yose
ni mu izina rya Kristo Yesu dusinze twizeye Imana shimwa amen. Ndi kumwe hano n'undi mugabo hano yitwa Eradi, niyo mpamvu turaza gufatikanya kino kiganiro. Vava bitese amakuru. Ni byiza n'ukuri ndashima Imana nyine. Ugize utya rero ducitse uvuye muri Kigali urakiye ugiye mu ntara. Ese biriya bintu byaje bite mu by'ukuri? Kujya mu ntara benshi bagiye banyibazaho. Kandi njyewe nimba nta kiraka mfite ntago naba mu mujyi. Kuko mu mujyi uhaba uvuga ati mfite akazi ejo ukwezi kw'inzu ni kugera ndahembwa nishyure. Rero buriya iyo nta kazi ufite ubabuze icyo umara ukaza guhemuka ugahemukira ba nyir'inzu. Rero ngiye hariya mu Nyamasheke niba ari ako gaka nkakahirira unkeneye atuzaze nkuganirize nk'uko akampamagara nta birenze ntabwo ari kuri. Ukora gukora 70,000 rero ukavanamo kode ukavanamo itiki ukavanamo icyo kurya ukabona n'ubundi nta kintu waba uri gukorera. Kavuga uti nimba ari aka gaka mbonye cyangwa gahenere kagende nkahire wenda amezi 8 nagera nibwo nzakagurisha nze mvuge ngo ndabona aho ncuruza izo nyanya cyangwa si ibyo bitunguru. Kuko uragera mu bacuruza ati nta bakiriya turi kubona. Wagera ku isoko ati nta bakiriya tubona ukibaza ikintu wakora ukakibura. Ubwo rero ugahitamo nyine kuguma mu cyaro ukakora ibyo wakoraga. So nukuvuga ngo bura impamvu nyamukuru yatumye ufata icyemezo cyo kugira ngo ubu uvuye muri Kigali wigire mu cyaro wigire mu rugo, nukuvuga ngo nukubera yuko nta kazi wari ufite. Nta kazi nari mfite nako nari mfite kazagamo ibintu by'amatiku. Abanyempano bakamamagara biwacu bati turabona rero ako kazi Imana yatubwiye ngo ntago kize. Abanyempano bakamamagara nyine bafite impano basenga bakambwira ati Varati turi kubona ako kazi. Aho ushobora kuba nawe warigeze ubana mu masengesho. Mwarasenganaga twasenganaga. Atako kazi turi kubona harimo induru nyinshi ati n'amagambo menshi. Mwereko abakugizeho. Tukabona imvura iri kukunyagira. Reka da imvura. Ati turasenga tukabona imvura iri kukunyagira. Ati byanze bikunze ugiye guhura n'amagambo menshi usenge cyane. Noneho mama kamamagara ngo bamubwiye ngo nsenge cyane. Mama kamamagara ngo noneho kuko hari mu mujyi bose bazangonga. Nuko rero yabonaga nyine wenda manda yako irangiye. Nuko akazi rero ntago boss yigeze ambwira ngo taha. Ariko kuko amugani ya mvura yanyagiraga ya magambo nabonaga ambangamiye nyine asa nk'imvura nyinshi. Ubwo rero bituma musezeraho nti ndatashye. Ese ubundi ahantu wakoraga hari hehe? Hano muri Kigali aho wabonye akazi mu Gisitawo kwa Rubangura. Mwari mwarasinye contrat se? Y'amezi 3. Birangije nyine ubona bitavamo uravuga utereka mbe nimanukiye. Ariko mana we nta kibazo azira bamuguteranyaho. We nta kibazo cye kugeza n'uyu munsi ni umubyeyi muzima yaramfashije kuko mu mezi 3 hari hashize 2 n'ukwa gatatu harakumpembera. Sibye ko narwaye akampfira ubusa ukajya kuyivuzamo mu bitaro na hehe hose ariko nta kibazo cye. Kurwara se byagenze bite? None se warwaye ugeze mu rugo hariya warwaye iki? Ngeze mu rugo baravuze ngo bashumura baraza kwikumbya. Ubwo tujya kubareba bande bava niba ngo ari inte uramuhanze n'intera ngo Soshomura. Imvura yirirwa ugahari ku cyumweru. Nuko ubwo rero hava intandaro nyine mwiyombeho yo ku kivo n'ibiki. Wari wagiye ariko nawe kureba Soshomura. Nuko ubwo rero bituma nyine njya kwivuza. Sinabona ukuntu ngira gute sinabona ukuntu mbasha gukurikirana igitaramo cyabo. Nyine igifu kirandya mbe iranyica haziramo na malaria njya kwivuza ikibogora nyine n'ikibogora. Kuko n'ubu icyo gihe nigeze guhamagaraho numva nakajwi rwose kadasohoka. Urembye umeze nabi cyane. Ndumva telefone yanjye barayibonye. Icyo gihe naraguhamagaye rwose. Ariko Imana ishimwe rwose kuba kize ni ibintu rwose byo gushimira Imana cyane. Ariko se Vava hano kuri Yesu Arakiza TV hashobora kuba wenda hari umuntu kubonye bwa mbere utazi ese iza ryawe hano muri Kigali. Ese ubundi kuza muri Kigali Imana yabivuzeho. Ese kugira ngo ubundi wamamare umusitari gutya abantu bakumenye mu byukuri byagenze biti bibi. Imana gutandukana narayira. Nageze mu rugo Imana irambwira zamuraho mikoro gatoya mwemereye akazi k'igihe gito. Ati ndetse n'umushara wifuza uzanasaguka ariko ni igihe gito. Noneho ngiye rero n'abantu bapinga abanyamasengesho bajye bancanga. Ibi ni Imana ivuze bibari ibyo. Ubwo akazi koko mba ndakabonye anyemereye 80,000.
noneho abanyamakuru twahura bakagenda bampa 15 ndayakusanya ababaye nk'ibihumbi 90. ubwo urukumva ko ari cya gisagu nyine yavuze cya gisagu noneho n'ubundi amezi birashize barongera barampamagara ati cyagiye kirarangiye ati turi kubona tukabona imvura nyinshi iri kukunyagira nubwo wishimiye ako kazi n'igihe gito. noneho numva mfite ubwoba ndavuga ese ngiye gupfa zamuraho mikoro ngiye gupfa bazangongera muri uyu mujyi ese bimeze gute rero ngewe simbyiteho. nuko ubwo rero nibwo najyaga kwa Sarongo mvuye kwa Sarongo najyanye na Sandrine ngeze ku kazi nsanga boss arahari. mbona ntago abyishimiye ntago yishimye ariko kuko buri muntu afite uburenganzira bwo kujyaho ashaka nta kintu bimbwiye we ntiyabinezerewe yigeze ambwira ati kuki wagiyeyo higeze ambwira ati bimeze gute ariko burya ureba umuntu ukamureba ukamumenya ngiye buranda kwitegereza iyo wicaye nkamenya icyo uri gutekereza muri wowe ukamureba we si impano wawe ufite wibitseho kwitegereza nkamenya ikikurimo ubwo noneho ndamwihorera kuko yarampuje na mushiki we hagenda hasa ibintu by'amagambo bitari byiza. noneho mbona rero ngiyewe ibyo ngibyo ntazabivamo ndamuhamagara ndamubwira nti urabizi nindatashye. arambwira ati none se ugiye kugenda ubwo hamaze iminsi hari ibintu by'akavuye by'amagambo n'ibiki nkamusaba ngo nkodeshereze akanga nkamusaba amafaranga 100 ngo nkodeshe inzu ntanyitewe. ndavuga nti ibyo ari byo byose iyo umuntu agushaka mu kazi aragukodeshereza ubwo atari kunkodeshereza ntabwo akinkeneye reka nsubire mu rugo n'ubundi ibyo bampamagaye ngiye gukora ntaho byagiye mbikore uyu mujyi nugusa neza nta kindi ariko nta bushobozi ufite bwo kugira ngo umubeho neza uyu mujyi nugusa neza ubererekera abanyamujyi ugasubira hehe kisubira mu cyaro. ariko ubwo nkajya gusenga Imana ikambwira ati Faratina rero mbona mama wanjye ajya ku murenge kwa Kagira inka bikambabaza mbemereye inka yari yarayimpaye nimba ariyo mayira yari yashakaga kunyuza mwiriya nka simbizi Imana. ubwo rero mbona ntaguma guhatiriza ngo ngume i Kigali ngo nshaka kubaho neza kandi nta kazi mfite nta n'igishoro guhambesha mfite. nibwo nahamagaraga boss ndamubwira nti rero ntago nzajya mara nkuregera ngo nkubwire ngo abantu ngo batonganye ngo bavuze nabi kuko hari igihe mushiki we yigeze azinduka aranuka arambwira ngo yimeze nka Edouard Bamporiki ariko kubwira noneho ndavuga se Edouard Bamporiki ko yariye ruswa ruswa yariye akaba atari yase umutima niba nameze nka Edouard Bamporiki nawe umeze nka Sankara ako kantu gasubira ngo nimba ameze nka nawe umeze nka Sankara ntihari ikindi wasi ikintu gitumye anuka ngo umeze nka Edouard Bamporiki ese yabonaga musa yabonaga nzamenya ngo kwa Moni ngo kwa musaza we we mu rugo ngo sinzahamenya ngo sinzanahagera avuga se Mana kwa Moni ni mwijuru nyine mbese Mana numva birambabaje biranzengereza ariko nkahora mvuga ngo nimpangana nawe tugatongana turi burwane najya gukaraba akambuza gukaraba agashaka ngo nyambura agashabazi yeye nkabona ko ari kunyenza agashaka ngo turwane se n'umudamu n'umudamu nyine ubyarira aho ngaho sibye ko navuze ngo nindushyi hakagira abantu banyumva nabi ariko umuntu wese ubyara utagira umugabo aba ari indushyi pe. nanongere mbisubiremo abanyarwanda nimba hari abandika muri comment batazi iryo jambo ariko aba ari indushyi. kubwo rero ndavuga nti byanze bikunze ubw'umusaza agira igipangu ahari akaba ari uw'iwacu nihagira umuhobotera ngenda mureke. hari ikintu njya nshimira Imana Uwiteka Imana nkanagaruka nshimira abayobozi bose b'u Rwanda by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikintu bita umutekano tubeshejeho pe. hari ukuntu umuntu ashaka kukurenganya ngo abe yagukubita kumena umutwe ariko yakibuka ko hari itegeko riri bukurengere bigatuma aca bugufi. icyo kintu ngishimira Imana. muri icyo gitondo numvaga yuko turi burwane nkumva ko ari bunkubite kuko yaraje yicara ku gitanda mbuza kwambara mbona ko ari urugamba ngiye kurwana ndamwihorera uko ndi kwambara agashaka kunshikuza agasharupe ngo nambara ubusa ndagenda njya kwambarira mu gikari ndamwihorera arankurikira ageze mu gikari asanga hari abantu
noneho mbona yabaye nabi cyane, asa nabi mu maso, mbona ko afite satani ishobora gutuma yangirira, mbona yahindutse. noneho nshaka guhamagara musaza ngo bimubwire, ariko najyaga murabimubwira akavuga ngo Varatina ngo nawe ngo ntagushobotse ngo ibiki n'ibiki. Ayo ni amagambo. Noneho ndavuga nto kugira ngo azagire ngo ndi kumuteranya n'umuvandimwe, reka ngiye mpamagare Manibu na Kamana mbabwire icyo kibazo babe bamfasha mbona inzu. Noneho naganiriza Samu akambwira ati Varatina ibyo bambwira ni byinshi ntakubwira, ati ni musaza we niwe wakwemereye iryo cumbi, atari kubwa musaza we ntubukibana nawe, ati nuko musaza ahora komakoma, atari ko ni musaza we waguhuje nawe ngo mubane, abikorera musaza we, ati kuba kubaha nta gukubite nta kugire gute nuko yubaha musaza we. Nuko ubwo rero mbwira Samu ntimaze rero umuntu utazakubwira ngo yabuze isororiye, yabuze teremusi ye, ibindi nuko kunteranyaho niki simwe. Ubwira Samu ndi kuko ari wowe wandangiye karakazi, mparanira yuko nta muntu uzabura igikoresho cye ngo avuga ati Samu watuzaniye umukozi w'igisambo ibiki n'ibiki twabuze. Nicyo kintu naharaniraga, aho gutaha ahantu nzahave neza nta muntu mvuga nabi. Nuko ubwo rero nagera ku kazi nabwira musaze ngo ntabwo byitayeho, ndavuga ari so kumana ndajya guhangana n'aba bantu ku 80,000. Ese ibyo 80,000 byo niba babona musaza wabo kubimpa biri kubarya byo bazatuma guma kubimpa koko. Rero wa mana we ndatashye, ni wewe wanzamuye, ngiye gusubira mu cyaro uko nzabaho ni wowe ukuzi. None umunyamakuru yantumaho gutya nyine akambaza ati byagenze gute ko wasubiye mu cyaro, nabimusobanurira. Uwo mugabo yabibona kuri YouTube ngo akababara ngo akavuga ngo Varatina ngo yavuze nabi ngo yisabana indushyi ngo wamujyana muri RIB. Ariko nukuri wavuga barambwira ati boss yavuze ngo wise mushiki we ngo ni indushyi ngo none ngo azakujyana kuri RIB. Ntumve hazinduke mu gitondo kare kare bashorerane bagende ntibanakererwe. Yewe bagereye iki nkunda kuvugisha ukuri, iyo RIB ntago izandasa. Iyo RIB ni namfunga sinjye uzabufunzwe wenyine, ariko nzasobanurira iki abanyarwanda ukuri. Akaba bavuga ati Varatina asubiye mu cyaro, yaramaze kuzamuka, yamaze gutera imbere, ngo azime. Ntago najya kubaho mpanganye n'abantu mu mujyi ngo kugira ngo ntazima. Umuntu arazamuka akamamara igihe kikagera nk'uko umuyobozi atorwa igihe kikagera kugira gute manda yikarangira. Ubwo rero ni ibibazo nagiye ngenda nkura muri ako kazi. Uriya mubyeyi akaba imfura akavuga ati ahantu ari butahe nzi neza ko ataharya nibamukorere komande nimugoroba, komande ikaba intambara. Noneho rimwe na rimwe akabwira abakozi ati mugende ntimuvuge ko ari ya Varatina. Abakozi nabo hakaba igihe bagenda bakabivuga, bamara kubivuga niba ari kawunga n'inyama bati sinzi umuntu boss ahaye kawunga n'inyama muri iri joro ninde, induru zikavuga. Ugasanga nyine ni ibintu by'akavuyo by'amagambo akazi. Rero nkavaho gutyo bwira Imana ntimana nacyagiye bwarakeye nacyagiye wari uhari narya joro mana nubuhabe ibyo ushima n'ibyo ushaka bari byo bigira gute bibo. Ubwo rero arambwira ati musinyire sheke cyangwa nge mwiryazo ngo ndi kubikuza amafaranga 160 wayampaye mu ntoki. Ubwo nabwo bibi ntambara ngiye kugenda ntiyaraha washaka gusinya sheke. Sheke ngo bayisinya nabi. Nuko ngo cyakoze ngo yabaruri ibintu biri muri sheke ngo ntubuyanze, ari nyiri kuyisinya birimo ntabizi, ari nanjye simbizi, twese turinjije. Nuko ubwo rero ngo yari bumpe 160 ngo yujuje 180. Sama ati bigaragara by'isheke wayujuje nabi, wayanditse nabi. Ati Varatina mwihorere muzamuha amafaranga ye mu ntoki, iby'amasheke yanyu mubigumane. Nuko ubwo agenda nyishyura nyine, agenda nyishyura make 100, 50, 10 kugeza igihe amafaranga agize gute ashize. Akwiye kwishyuye nabi. Kwishyuye nabi pe. Gusa nyine yaratashye, ndabishimira Uwiteka Imana ko yatashye. Ugeze mu cyaro rero, ugeze mu cyaro byari mu cyaro kubera ko Bruce Melody yari yahabaye ndetse n'abadespora. Narabwiye Imana uzambariye kwahirira inka y'indagizo, kuko inka y'indagizo iravuna, ariko yahiri yari yawe wumva wishimye ukavuga ati uyu munsi yungutse ejo izunguka. Numvaga ko ndi bugereho nkahira kuko numvaga nishimye.
nuko ubwo rero nkumva ko ndi bugende nkahira nkakora ya mirimo yo kuvoma guhinga nta mpamvu nimwe yo kurwana mu mujyi nkakora bya bindi nakoraga. Ugeze mu cyaro nta bantu babigizeho ikibazo? Abantu benshi bagiye bajya mu makomenti bati Farati naho ntiyivumbuye aho ntashobotse biki n'ibiki. Abantu benshi nyine bakavuga uko babyumva batabizi ikiganiro Samu yakoze. Abantu benshi bakibazaho nawe ntiyababwiza ukuri kuko nta kintu cyariye yabagatazi ahubwo nawe yabura gukunda bivuga kuko niteka ryose arambwira ati Farati mbabarira ihangane bari abagore bihorere ati wibavugaho ati baveho ati hangane ati mbabarira kuko nta kintu na kimwe yabaga atazi. Ukuri kose yabaga kuzi yabaga bizi. Mu cyaro ubwo ngubwo iyo ugenda bamwe bari barabonye ngo uratwite inkuru nageze no kwa muganga bakajya bampima bati nubwo babukuzanye ati reka tugupime turi kubeshya ngo urwaye igifu. Ari mama wawe ubivuga? Oya abaganga b'Ikibogora mama we ntabyo yavuga kuko iyo ubana n'umuntu ubuze ukuntu nyine ari ntago yabivuga kuko ntabyo aba yabonye. We nta mpungenge yigeze agira? Nta mpungenge amagambo yari yaturutse hariya nyine muri ako kazi muri bari abagore kuko nubwo yashakaga kunyambura ubusa agira ngo wenda bari cyareba kuko sinibaza ukuntu ufata gahunda yo kwambura umuntu ubusa ari mugenzi wawe icyakenyereyeho nawe ari cyakenyereyeho wenda nibyo yashakaga kundebaho kuko nashatse ikintu cyatumaga ashaka kunyambura ubusa nk'umuntu umubyeyi ndakibura ariko ubura nicyo yashakaga kureba. Arirayira ni mushiki wa boss kuko ngo hari ukuntu ngo abantu b'abagore ngo iyo utwite bakureba ku mabere ngo bakabimenya bakareba mu mabere bagahita bamenya ko ngo agahita bimenya nuko ako se ubundi biriya bintu byo kuvuga ngo uratwite Vava byaje bite mu ni ibintu by'amagambo byagiye biza wowe yuko usesenguza ubona mu by'ukuri nk'ahantu byagiye bituruka ni hehe? Umva nukuri ntawo ari amakuru kuvuga ngo Vava aratwite niba byaraturutse mu kiganiro nakoze kwa Kanyombya niba byaraturutse hehe simbizi ntago nzanu ubona ko hari umugabo bagaragazaga berekana yuko mu by'ukuri ari waguteye inda ahubwo nawe arabivuga ngo turaziranywe kandi sinzi nimero ze kandi ukabona arabyemeza sinzi amazina yiwe arabyemeza ko ari waguteye inda arabivuga kuri YouTube baramuhamagara kuko abanyamakuru bashaka gutwika aritaba ngo yego naho akemeza ko yaguteye. Ubundi se muraziranye uriya mugabo? Ntago muzi pe nta hantu muzi nawe nzi ahubwo nigeze gura n'umunyamakuru umwe dukorana ikiganiro nyine hariya naho Kicukiro aramuhamagara agira ngo n'urwenya arebyemera rega. Ariko se Vava akabazo k'amatsiko ugira sheri? Nta sheri ngira arega njyewe nabwiye Imana ntimana mbabarira unzamura unzana i Kigali umpuze n'abari abagabo b'iwacu bampa akazi mbona igishoro. Abagabo b'iwanyu bahe? Are Edouard bampora iki? Ari abo ba Maurice n'abiwacu ni bene wacu. Imana iramfasha ndarongotana ndaza nkura narayira buracya ibihumbi 400 nari gukorera nk'imyaka 3. Magana nukakora imyaka 3 nukuri subwo wabuhembwa 20 ko babana nyene wabuhembwa 20 cyangwa uhembwa 10 ukora akazi ko mu rugo ibihumbi 100 nukabigeza ryari duhamagara abakozi akakanya badu mbwira igihe wayakorera ubwo rero mva mu rugo mvuze n'Imana uzafasha umigishoro none ibintu byo ngo ndakunda n'abasheri ngo n'abahungu nzabigeraho ari uko mbonye iki cya gishoro nzabigeraho ari uko mbonye iki nandambagiza akambwira ati tubane mbonyeho nkuri sorori mbonyeho nkura tremuzi iyo bije niyo yari ndi mu mutwe kugeza rero na n'uyu munsi ni none se Vava bisobanuye ko none se ntabagutereta nta basore bajya baza kukurambagiza ngo bagutera bakamamagara benshi harimo nabo hanze ngo b'abarundi harimo n'abahehe iyo za Musanze n'ahandi ariko kubera yuko ubuze ubuzima ubayemo ntabwo uhita uvuga ngo uragiye ngo urahubutse ngo ugiye kubana n'umugabo kuko ugerayo hakaba n'igihe mubana mutasezeranye ejo intambara zikavuka ugasanga nyine kugira ngo uzongera ugere kuri yabije wari warihaye atereka mbanze nkore birakuruhishe kubera iki urubyaro. Vava uyu tereswa n'abantu bo hanze urabyanga wowe? Umva nge ntago njya nkunda mu Burundi ngewe abantu b'abarundi niyo bajye bamamagara nanjye ubwanjye hari aho ngenda nkabona nyine nk'umusore ndamukunze nkeje bundi nari maze iminsi ndihuye ate Janvier niwe guhaye namba yanjye uriya w'umuproducer wacu noneho nyine ukaburihuye ukabona nk'umusore nka kuriya ukumva uramukunze ariko ngiye varatera sinabikubwira
nyine nakubona nakubona nyine bisanzwe nkumva ndagukunze ariko simbikubwira. Ubwo rero nyine bitewe n'amarangamutima y'umuntu n'amaso wenda agira ibyo akunda, ibyo bibaho kuri buri muntu wese. Ariko kuvuga ngo ndakunda umusore ngo mvuge ngo kuko ngiye no gukunda biranamvuna ni nakunda nzakundira rimwe. Niba nkunze umusore mba numva nta wundi musore nakunda, kandi mba nguhamagaye nkubone. Ubwo rero biramvunagura cyane. Yagiye gushaka umugati nyine arabikubwira. Ubwo ni inkunda nyine nzakundira rimwe. Tukagera n'abanyamakuru bo kuri Radio Sarusi gukora indirimbo n'abakobwa baho nyine babashuti ba Emmanuel. Kagenda bambaza vava ukundana nande nti ntawe, ukundana nande nti ntawe. Wibonera abarundi gusa. Abarundi nibo bamamagara nyine kandi Burundi ndahanga cyane. Ariko ubonye abari muri Amerika rero. Reka muri Amerika. Ubwo ubonye nk'umusore wo muri Amerika. Reka mu by'ukuri ntabwo wamwemera. Ntabwo najyayo. Nashaka mu Rwanda. Ko bitoroshye. Ugeze mu cyaro abantu bati ubuje kuguma mu buzima bwo mu cyaro. Ntago babyitaho ukora kuvuga ngo duha amafaranga. Ntabyo kukubaza ngo uje kuguma mu cyaro se. Ntago babyita barakubaza duha amafaranga. Manukanye vava. Mugesho kuri wave Kigali. Abari nayo none se ubwo namanutse ngombye gusaba boss nk'amazi yo kunywa. Ubwo ndamanuka nyine manukana nayo ng'abanyamakuru bamaye. Ngezeyo w'igihumbi wa 5 barashize kuko guhakana ikintu mfite simbishobora. Nuko nsigara ndikurira nyu. Ugira ubuntu rero ko gutanga. Mu gusigarana n'abo baturage bo mu cyaro nta pfunwe ugira. Umva ntaryo pe kuko besha bari abashuti banje nyine babakobwa babizi babazi bakavuga ati Varatina ati buriya nimba baramubwiye nabi turamuzi ntago azahaguma, niba bamutuka ntazahaguma nyine nk'aba rumuna banje bo kwa data wacu abandi bana twiganaga nyine baba baraho bavuga bati igumire inaha, niba mu cyaro udafite aho kuba ati twabonye Eliza ari kurira ngo bamusoye mu nzu, twabonye umupasteri ati nayo bazajya bagusohora mu nzu. Nuko nibyo nyine baba bari kumbwira. Sobaneye ko bagushyishye rero icyemezo wafashe. Ariko se bava twisubira inyuma gatoya. Iki kintu cyo kwamamara kwawe wavuze neza ko mu by'ukuri hari ukuntu wagiye usengaho ukagira n'itsinda ry'abanyamasengesho mwagiye mu bana. Ngira amagurupe menshi mwagiye mu bana. Ese ibi bintu byo kwamamara kwawe, ibi bintu Imana ifite ikintu yabikubwiyeho wowe wabonye ukuntu mu by'ukuri wagiye wamamara cyane, ese hari ikintu Imana yabikubwiyeho? Najyaga ndyama nkabona kamera nyinshi imbere yanjye. Uryamye? Ndyamye ari ninjoro. Noneho nkakunda kumva muka Pasika undi gutanga ubuhamya. Nyira Pasika. Nkavuga se umuntu wagera kuri YouTube gute? Arebwa n'umuntu wo hanze akamuha 8 miliyoni koko akabona inzu. Akabona igishoro. Isubwo ibyo bintu bibaho. Nyine akaba ariko mba ndi kuvuga mu mutima wanjye aho ndi hose najya gusoroma isombi. Mwumva ijwi ariko ijwi natangiye kuryumva. Aho nkoreye nk'amasengesho y'iminsi 3 iminsi 4. Vava warakoze? Nakoze amasengesho, nakoraga amasengesho nk'ay'iminsi 4 cyangwa 3 utarya mu cyumweru. Utarya utanywa uri imbere y'Imana. Ariko iyo nama narayigiriwe n'abantu ba office n'abasheriza b'amajoro nabanaga nabo. Kuko twabaga ahantu hakomeye hahandi imbere mu gihugu neza. Hahandi uvuga ati se Mana nzongera kureba hanze gutenzagira mu rugo guti. Kuko hari igihe Sankara yari ari muri Nyungwe abayobozi bagenda bapereza amakuru ayanyuze he agendana nabande akakareba bimeze gutera magambo y'iterabwo bava he. Ibintu bimeze nabi. Ibyo bintu badusobanuzaga. Niho hantu rero namenyaniye n'umugabo witwa Yesu. Yo. Ubwo hari umuofisa ndamwibuka sinjya nkunda kuvuga izina rye aho ari Imana imuhumugisha kuko yayikoreye byinshi mbaye nanarivuze ntago byamubabaza yitwa Dani Tumayini. Umuntu wakoze neza kumubona. Arangije arambwira ati usenge. Kuko nabonaga amapingu nkarira. Nabona ibintu biriya binyururu bazirika abantu mu maguru nkarira. Bakaturyamisha kuri matora ya Sempre noneho rimwe na rimwe abagore babakire babayobozi bakavuga ngo umuntu ni haduya. Ukibaza haduya cyari cyo bikakuyobera. Iyo bavuga ngo ndi haduya rero byarambabazaga nkavuga nti Mana mbuze perezida wa Republika ngo mubwize ukuri. Noneho bakambwira ati uko kurushaka kubwiza perezida wa Republika kubwira Imana yawe yonyine.
nasenze Imana, maze gusenga Imana nari ndahantu ni hariya mu mujyi, na ahantu bita ngo niba ngo ari hehe, na ahantu hafi ya za Nyarutarama ngo bahita mu nama. Ariko ntago byabaga byemewe kugira ngo umenye ngo ni hehe ngo bimeze gute, kuko hari ahantu hagendwa n'abayobozi benshi baba badashaka kunabona no kukuzana, ntago bakuzanaga uhareba bitewe n'amakuru bakubaza n'ibyo ukekwa. Ubwo barahatuzana, ariko uko nahakekaga siko nasanze hari. Ni ukuri namenye kurya makaroni nyahawe n'ingabo z'igihugu ntazi. Menya kunywa igikoma mu gitondo n'umugati mbihawe n'ingabo z'igihugu ntazi. Niho hantu rero namenyaniye na Yesu. Ariko ngirwa inama n'abo ba ofisa, barambwira ati nta wundi muntu uzamenya ukuri kwawe usibye umugabo witwa Yesu wenyine. Ubwo bakora iperereza, bakagira Nyamasheke, bakakubaza wagiye hanze, ntiwagiyeyo, wagiye Burundi, wagiye muri Kongo, hoya. Amaraporo bakayajyana, kuko hari kwa fande hano mu gipangu gikomeye udashobora kuba wasohoka uko wiboneye. Ariko n'abantu bagira umutima wa kimuntu badufashe neza, bya bindi ngo abantu bafunze ngo barya imfungure ngo barya iki, twaryaga inyama, twaryaga ubugari, twaryaga ibirayi, twaryaga makaroni, buri kimwe cyose. Noneho iyo umaze icyumweru bamaze guperereza, bamaze kumenya uwo uri we, baraguhumuriza bakakubwira ngo aha ngaha uri umve kutari wenyine, kandi abakuzanye bazi uko bizagenda, bazakuburanira. Ubwo numviye ofisa ya nama ngiriye, mfata amasengesho ndasenga. Ubwa mbere nkora amasengesho y'iminsi 2 ndayarangiza, kuko nabo barabanya amasengesho. Iyo usoje amasengesho barakumenya, bakamenya ko ukeneye igikoma cyiza kirimo amata, bakamenya ko ukeneye umugati ndetse n'ibyo kurya byoroshye. Noneho habaga ari ku manywa, kuko nagiraga abasirikare b'abakobwa ngewe bamenya, bakamfasha kubana gukora amasuku, kwanika imyenda. Noneho hari ku manywa akanganiriza, akambwira ati Varati usenge. Imana ikamuntumaho, niwe muntu yakoreshaga akaza kundeba akambwira gusenga, ntamuzi. Ubwo nkora amasengesho y'iminsi 2, mbona umuntu w'umugabo nari ndyamye hari nka saa 8 z'amanywa, wambaye ikanzu yera, ari kuza arwana cyane n'imbaraga nyinshi. Mbona uko ndyamye gutya, hoya nari nkanuye, ariko kwa kundi umuntu abatangiye nko gusinzira ariko ibitotsi bitaragufata neza. Mbona umuntu arinjiye nyine, mbona urugi, mbona shambure nari ndimo, famille rugi rwayo inje mu maso, kuko hari ahantu heza, hari amakaro y'ubwoko bwose, amagaridobe, ibintu byose nyine, mapusini yo gukarabiramo, nyine urahumva ahantu kwa fande. Ubwo mvuye muri douche, mbona ntangiye gusinzira, mbona umugabo arinjiye, mbona aje ariko kurwana, nkangutse ndamubura. Ndongera ndahumiriza, ndaguma ndamubona, agera hafi y'ahantu ndi. Ikintu cya mbere yakoze, yanyambuye umunyururu wari uri mu maguru. Icya kabiri yakoze, amfungura amapingu. Mbona yicaye ahantu ndi, nakanura nkamubura, nahumiriza gutya nkamubona. Umukobwa umwe twabanaga witwa Muruta akajya akambwira ngo Varati, kugufunga amaguru hari icyo bitwaye? Nibirampangamira. Ati maze rero turajya tugufunga ukuguru kumwe n'akanyuru gatoya, ntago bikuvuna. Noneho amapingu yo mu maboko yo ntago uzongera kugira gute kuyambara. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere yanyeretse. Ikindi cya kabiri, azambwira yuko ntashobora kuzicwa n'inzara, kuko urabona abantu bafunze bazira ibyaha byanze bikunze. Hari amagambo nigeze gusoma ngo y'umuntu wari ufunze, ngo umutware, nimba rumwe mu batware, ngo aravuga ngo bamuha ibyo kurya by'iki by'agahimano. Urabona umuntu uba ufunze ntabwo arira ku gihe, ariko yanzaniraga ifunguro mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Mu gitondo akanzanira igikoma n'umugati, saa sita akanzanira ibirayi n'amakaroni, nimugoroba akanzanira umuceri urimo amashu na karoti. Ibyo ngibyo tukabikorera n'ukuri kwa leta y'igihugu cy'u Rwanda Imana yaduhaye. Umwaka n'igice byararangiye. Bimaze kurangira, arambwira ati kubera ko wavugishije ukuri, ntago uzigera ugera mu rukiko, ntago uzigera ukatirwa, ntago uzigera uburana, bazakuburanira. Kuko niko byagenze, naburaniwe n'abantu ntazi, baza kuzana ibintu by'impapuro ngo ninsinye, ndasinya ntera nateye igikumwe, ntago nasinye. Impapuro barazijyana, barambwira ati hari umuntu wakwifurije
ukongera kujya hanze izuba rikakurasaho ukareba uko igihugu kimeze. Ndababwira nti muzamubwire ngo Imana izamuha umugisha kandi leta nziza azagire gute azayikomeze kandi ajyaharanira kumenya ukuri n'iki n'ibinyoma. Baradufungura kuko Sankara bari bamaze kumufata, barabitubwira ati bamufashe nabo bari kumwe, ati baritegura kumujyana Mageragere. Mwebwe izo nkuru z'ibihuhwa z'ibinyoma muzazireke. Abo bapasiteri bavuga ngo intambara igiye kuba, ngo nta wundi muntu bashaka sibye perezida wa repubulika, kuki ari we bashaka wenyine. Ataba pasiteri izo nkuru z'ibihuha bazajya bagira gute azireka. Nibwo rero natahaga, ariko ndataha irambwira ngo nzakugarura i Kigali, kuko nakundaga kumva bafunguye YouTube igihe cy'abanyampinga cyabaye ariho ndi. Nkumva ukuntu umukobwa ava mu cyaro agahabwa imodoka, nkumva n'ibintu bitabaho, nkumva n'ibintu bikomeye, kuko nari ndi kumwe nabo. Numvaga ko nanjye byanze bikunze ukuri kwanjye basakumenya, bakamenya ngo mu cyaro mbayeho gute, mu cyaro bimeze gute. Ndababara kuko natashye nta muyobozi n'umwe mbonye, ariko numvaga nabona perezida wa repubulika na madamu, cyangwa se nkabona umwe muri bo nkamubwira ngo mwarakoze, kuko ni hahantu ntigeze ndirwa n'inzara, ni hahantu ntigeze mbwirwa nabi, ni hahantu ntigeze nkubitirwa mu mazi nk'abandi bantu bafunze. Numvaga mparanira ijambo ngo mwarakoze kuri bo, kubera icyo gihe gihwanye n'umwaka n'igice ndaho ngaho. Noneho ndamanuka ibyo bintu bimbamo, nkashaka nimero za Edouard Bamporiki nkazibura, nkajya iwabo kwa mukecuru we kuko ari bene wacu, ngo nzamunyureho nkora ikiganiro cyo kubashimira kubera ibyo bibazo, ibyo bihe nahuye nabyo. Noneho nkabura ukuntu nzamubuka, nkabura ukuntu ngera kuri kamera, nkahora mbwira Imana nti Imana, perezida wa repubulika aho ari hose ndamushimira cyane, yarakoze kubera iri tegeko, yaraturengeye cya gihe ntibadukubise, yaharaniye kumenya ukuri, bari abasirikari uzabahembe. Akaba ari ibyo mporamo. Imana yumvisha iryo sengesho iravuga ngo uzaze wicare kuri kamera utanga ubuhamya, hanyuma bizamugereho abyumve. Tekereza ko ari cyo kintu cyatumye Imana inyemerera kongera kwicara kuri kamera, kuko nasenze igihe kinini. Icyo gihe nsengera gutaha, nsengera na pasiteri kuko byari ibintu bitumvikana, nkumva azajya Mageragere, nkumva azakatirwa burundu, ndamusengera cyane. Imana yongera kumusubiza mu ityazo, yongera kumusubiza imbere y'abantu yarayoboye. Ubwo rero ntekereza ko uko kuri kose nasengeraga, ariko kwatumye Imana inyemerera kunzamura iyo ngiyi Nyamasheke inzana kuri kamera, kuko naje ndi kuvuga nti nzasabe Edouard Bamporiki akazi, musabe ko yananzamura, kuko naririmbaga mu murenge ku munsi w'abagore. Noneho kuko nawe yari yaramamaye, yarazamuwe n'ibigwi, ni noneho nzabimubwira n'izo ndirimbo nzimwandikire ubushobozi. Hari igihe abantu babivuga bakagira ngo ni ukubeshya, hari igihe abantu babivuga bakagira ngo ni amagambo. Uzaze ujye kuri kamera umushimire. Ntekereza ko ari cyo gisubiza Imana yagize gute, yanyemereye. Noneho rero inabwira mama ati gira inka ndabona ku murenge ibonwa n'ufite 5 cyangwa 10, ndayikwemereye. Iranzana rero inshyira kuri iyo mikoro imbere y'iyo kamera, shimira bwa buvugizi bwa leta bwiza, nayagira inka mama agira gute arayibona. Ntekereza ko ari ya masengesho ari kwa kuri yashakaga kwereka iki abanyarwanda. Bava ugize utya rero uhimbye indirimbo. Ibyo byaje nyuma. Ibyo byaje nyuma, numvaga muri we niwabonye ko haroza kubanditse ngo mushiki wa Bamporiki ngo arashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ubwa mbere na mbere. Numvaga ko numvaga nyine ari cyo kindaje shinga, ari ukumushimira uwo mwaka n'igice. Indirimbo yaje nyuma, bitewe nuko twagiye Nyagatare, ibyo kumushimira ni byinshi. Ubwo ba mama wacu barimutse baragenda bajya Nyagatare, bagezeyo ngo yari yarabahaye ubutaka muri Gabiro, bakajya bahinga bagasarura, maze bakatwirataho muzaze namwe muhinge murebe ukuntu muzakira. Ubwo bamaze kubimenya abantu bose, bakagenda n'abana n'abagabo n'abagore, baragenda buzura muri Gabiro. Noneho batangira no guhinga ibitabi, bamwe bakajya Tanzania na za Uganda kurangura bya bindi bya zebure by'ibishashi, bakirirwa aho mu ntuze muri Gabiro babicuruza. Bizana ibintu by'akavuyo. Hari abashinzwe rero kukusanya amakuru bayamushyira, nta n'ibyo abatazi mu gihugu cye arabimenya ati ni mu mpezi isambu yanjye noneho.
ubwo batangira kubakamwe amazu bahindura umudugudu nuko baratura rega kandi ni mu kigo yarabwira ati maze uzaba maso azajya abona ubutaka inyuma y'ikigo uwabaye maso afite moto afite inzu nk'ire ya kadasiteri aho zashimwa Paul ariko indangazi nabirira nabi nta kintu bakuyemo tuhagera rero twebwe nyuma turahinga turahomba bamutumaho bati murabizi ati abantu bawe bapfiriye muri Gabiro hereza ibigori n'ibishyimbo arabyohereza ubwo rero aravuga ati ntago nshaka ko abantu batura mu kigo cya gisirikare nibavemo ngiye kubakamo nibwo abantu bavagamwo bamwe bashaka bajya za Uganda za Tanzania abandi basubira hehe iwabo rero turaho muri Gabiro nkajya njya kuvoma ahantu kuri Nayikondo hegereye parike nkabona rero za nyamaswa imbogo imvubu impara indirimbo rero naho ngaho yavuye abandi basaruye ibishyimbo n'ibigori nyaraciye dore imbogo mugihe abandi baciye ibishyimbo barasarura ibishyimbo bareza wowe ucyura naciye dore imbogo nuvuga ngo aho ngaho niho haturutse igitekerezo cyo kwandikira indirimbo niho nazibonye nyine urayibona ati dore imbogo dore impara dore imvubu nuko byaje kubera kura yanjye sano hambere wiririmbye babyakiriye gute na hano nigeze ngiririmba handi ahubwo nabaga ndi mu rugo nyine ngakunda kwiririmba noneho mama akantuka tese indirimbo y'imvubu n'impara n'iy'Imana ubwo iyo wayiririmba mu rusenge aganuka noneho ngewe simbyite ubwo rero ngeze naha kuri kamera sinzi ukuntu ayiririmbye n'ubundi nyine mu bikino muri kwa kundi ko kwamamaza inyamaswa nk'uko RDB nyine bikunda nuko nyine abanyamakuru baragahererekanya batangira kugenda bagakora intuzi bagakorera utuntu video ngira ngo warakabonye kuri wa muhungu wipfiriye ko ari yagakoze ubwa mbere na mbere barakamenya baragakunda indirimbo rero izamuka gutyo abantu rero kuri Yesu Arakiza TV ndabugize ukuri baragukunda cyane tubira benshi babagiye badusaba rero akaririmbo rwose cyagaseka Mana nanjye ndabakunda akaririmbo ko ni indirimbo rero ndagira ngo rwose iyi ndirimbo ahubwo nukuri RDB nayo iba yaraduhaye umugate cyangwa YouTube yagize abafana benshi cyane rwose iyi ndirimbo ndagira ngo wenda minota mikeya uyiducishirizeho gatukamukiriya abantu bongere rero yarongera arayandika none uko narayihimbye turayihindura ngira ngo barayibonye nyine uko yamamaye uko twayikoze na Yemi bwa mbere uririmbe muri ya style ya bwa bundi bwa mbere dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya muri parike y'Akagera dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzaza urebe u Rwanda rw'Abanyarwanda noneho rero abantu bakambaza ngo naravuze ngo hari utunyamaswa dutoya ngo tubiri ngo ndongera ngo ndavuga ngo imbogo ngo imvubu utwo tunyamaswa rero turahari twitwa twa nyiramuhari dutoya kamwe nyine kazamukaga imbere y'ibyo binini kavuga akandi nako noneho rero bo bakibaza se ko yavuze udutoya akavuga n'ibinini noneho ubwo utwo dutoya n'utwo kavuga hagati rero abantu bagenda hari mu maparike ako kambere kavuga hagati turavuga ngo ntago wapfa kubyumva usibye abantu b'ababyeyi nyine bafite amafamu nka Rurangwa na Kabendegeri Imana ibaha umugisha baduhaga amata bubahwe nibo bazi ibyo bintu baravuga ngo na generali bingira nawe aho hafi nuko twavugaga nyine abantu rero bagendayo bafite amafamu barabizi amakuru barafite
Gusa mwahinduye iki noneho kuri iyo ndirimbo? twarahinduye cyane, twongeramo ingagi, twongeramo nyine, twongeyemo ibintu byinshi, ntabwo ubona ko yabaye ndende. Nukuri ari kuzaduha umugati da. Yewe ga koze uko yifuje ko mwayikorana, ariko iyo yindi iri inyuma ni yawe. Hanyuma se ubu ngubu mu by'ukuri mu buzima bundi busanzwe ubu ngubu ubayeho ute hariya mu cyaro mu rugo, ubuzima bwifashe bute? Ese nk'umuntu wenda wamanye amakuru y'uko wasubiye mu cyaro, wamubwira ubayeho ute hariya mu cyaro bimeze bite? Mu cyaro rero sohene ukajya kuzizirika, ugacumbura, ugacyura, ukavoma, nibyo nyine niyo mirimo umuntu aba akora. Hanyuma se buriya urateganya kuzaza i Kigali? Ndabiteganya ngera mu rugo noneho nkavuga nti nkabwira mama nti reka ngurishe nk'ikimasa kimwe ndebe nk'ikintu ncuruza, ati bukihorema tibukihoreye, ati nta mafaranga ariho n'abacuruzi bose kiragiye. Nuko ubwo rero nyine nkabona nasubiza amaso inyuma nkabona ibyo mama ari kumbwira koko nukuri. Hari ubwo kigurisha none 400 ukabona ni makejo wayumukaragira ukabona ubonye 500 cyangwa 600. Ubuse abantu bakwitege kuba wazagaruka muri Kigali? Umva ngize amahirwe nyine Imana ikagumya ikandinda ikampa ubuzima, ikambungabungira n'icyo gishoro nko mu kwezi kwa 8 nagaruka. Kwa 8 ku mwaka utaha. Ariko nawe rwose nawushize kera. None kwa 8 bava ndareba nkavuga nti se 400 ndaza nkodesha inzu y'ibihumbi 200. Sa amezi ane kuri 50 amezi ane hasigara ibindi 200 ndabirangura mwiki ndaguramo umusoro. Nuko bigatuma rero utazi ukuri kwawe aguseka wasubiye mu cyaro. Ariko uko niko kuri. Nibyo pe. Ariko se buriya mu by'ukuri wenda dusata n'umusozo, mu by'ukuri buriya Vava, iyo wicaye ugatekereza ukavuga uti nanjye ndi umukobwa mu gihe runaka nzashaka nzubaka, nk'umusore wumva wifuza mu bitekerezo byawe, wumva wifuza mwakundana muri babandi baza gusaba urukundo muri benshi, baza bakwaprocinga bakugeraho bagusaba urukundo, uko barahari ntibahari se? Baba bahari nyine mu buzima busanzwe. Ntago babura. Ariko se nkawe mu by'ukuri nk'umusore wumva wifuza, wumva wazabana nawe, wumva yaba ameze gute, yaba yujuje ibintu bimeze bite? Rero hari ikintu kigezweho. Uravuga ati n'ababyeyi usanga nyine babikubwira. Yaje nko kugusura kubaza ati se ura musore wabura hazi? Ese afite agasambu? Ese afite akazu? Ngewe nabwiye Imana nti afite agasambu. Umusore ufite intaho nicyo kintu maranye isaba. Intaho? Afite inzu. Afite inzu. Yaba ari ya gitwe kimwe kuko hari uko tujye twifuza, cyangwa se wavuga ngo gitwe kimwe abantu bakaguseka ngo wifuje nabi. Ubundi ujya kwifuza ubanza ugahera ku rugero uriho. Iyo ujya gusaba uhera ku rugero uriho. Nkabwira Imana niyo afite inzu ya gitwe kimwe, mfite ahantu nzajya ncira ishuro, ibyo nzabigushimira kandi inzoga. Hari ukuntu umuntu reganywa inzoga akanywa inzoga abara, ariko hari n'undi uhera ku wa mbere anywa akagera ku wundi wa mbere. Uwo nawe Imana izagire gute? Hari abavuga ngo imutembereze. Oya, imutembereza se mutembereza mwiki? Imutembereza umuntu wayikoreye ayirirwa anywa. Ngo imutembereze izatembereza wayumva. Arabavuga ngo mwe nabo ngabo ngo nibyo byifuzo byambwira Imana yanjye. Abwira Imana uti Imana rwose uyu niwe musore shaka, niwe nkeneye. Ubuse mu by'ukuri wumva wazubaka ryari? Hari n'ukuntu nanone aba ntanze afite, ariko afite ikintu akora. Noneho mwahuriza hamwe mugakora yanzu mukayibona. Wenda hari ukuntu abana b'abasore badafite amazu nyine babibona nabi, gukora cyane ufatikanyije n'uwo musezeranye mugera kuri byinshi. Kuko ikintu mpora Imana kujyana abana ku murenge ukabashyira umurenge nk'umurenge w'ababyaye, mpora mbisaba Imana nti
izabindinde cyangwa ugahera mu gitondo utongana na gitifu ngo ushaka amabati wenda ubwo bohereje amabati y'abantu 100 yashize wagerayo ukumva ko umurenge urimo amabati bayakwimye kubera uburushyi n'umubabaro bigatuma wiri gutongana n'iki n'abayobozi bati uramusazi mu mujyane mu mwegezeyo kandi uri muzima no kubera iki ibibazo n'ubuze turamusazi mu mujyane umwigize ati mu mwegezeyo kandi no kubera ibibazo uri muzima n'ukuri. Reka twizere Imana ko Imana izakuba bisengera. Ndabisengera kandi rega buriya ibyo Uwiteka Imana yatugeneye nta hantu bizajya. Ndajya avuga ngo dusaba iby'Imana yatanze kera. Iki duha amaguru n'amaboko byanze bikunze hari icyo yaduhaye. Ubwo rero iyo mpumeka iyo ndeba abandi nta maguru bafite nkabona mfite amaguru 2 ndayishima cyane numva ko nanjye ndi umuntu ukomeye kumva ko nawe uri umuntu udasanzwe. Ndayishimira cyane. Dusoza bakubwira ko utwite babivuga hanze bavuga ngo baratwite biriya bintu ntabwo wumvaga biri bukwicira izina cyangwa se wumvise bimeze bite? Hanze hari abantu bamaze kumenyera ibintu byo gutwika ari inkuru zo gutwika kuko nyamukobwa wowe utwite byanze bikunze urihisha kuko uba wagize isoni ukamwara ukabura aho ureba ariko iyo uzi ko nta mugabo wigeze uhura nawe cyangwa umusore ntabwo bugira ngewe rero ubwo babivugaga nabaga numva ntabwo mfite kuko nabaga nzi neza ko n'uwo musore ukubivuga nta mwe twanamugaye nuko nta kibazo nivura niko abyumva. Dusoza rero bava hari indirimbo y'Imana waba uzi? Hari indirimbo njya nkunda kuririmba y'Imana ni nyinshi ahubwo mba nzi dukishirizeho rero dusoze duhimbaza mu Imana imwe mbashimira nkavuga ngo ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma ubashakira igitambo gikomeye nituri ibitambo by'abanyabyaha ndagushimira njye sinigeze nirukanka kunuma ni indirimbo nkunda nyine cyane nta yindi imwe yindi iravuga ngo igihe cyarasohoye umwami Yesu avukira mu isi umwe nzanga nziza batereza amajwi hejuru batuyu niwe mwami w'abami nimureke tumushime akwiye icyubahiro hasigaye igihe gito kandi uzaza ntagwa azatinda azajyana abakiranutsi bemeye amaraso y'umukiza tuzahora tumuhimbaza. Wow. Ndagira ngo rero dusoze dusengera uturagize Imana. Mana urakoze kuko ushoboye byose uri umwami w'abami uri umutware w'abatware uravuga bikaba wategeka bigakomera uhagarariye isi n'ijuru ibiri ku isi byose rero ni ibyawe uravuga bikaba uri Imana ibera hose icyarimwe uri Imana itabara uri Imana ikiza ndagushimira ibyo witeguye gukora kandi shimira imyaka maze nguma no kukwibutsa isigaye imbere ntazi ngo ugume kunyambutsa ikiraro cy'ibigeragezo undinde imiraba ubane nanjye mu minsi sigaje ntazi ujye umpa kugukiranukira kugendera mu nzira ushima kandi ushaka ko waduhuje wakoze kuturinda warinze abanyarwanda warinze ababyeyi warinze abavandimwe warinze abantu bose Mana wakoze icyubahiro n'icyawe ndagushimira kuko nta nkuru mbi twumvisha aka kanya ndagushimira kuko uri rurangiza rwa burundu ndagushimira kuko ubera hose icyarimwe n'imfubyi aho ziruka hagera abashonje bagaburirwe nawe abayeho nabi ubatabare ubarengere abafite imisaraba yose ari abakristo bo musengana ari abanyarwanda bose muri rusange ndabashuje kandi mbabwira ngo ndabakunda cyane natwe turagukunda message yanjye hora ari yayindi ndabakunda natwe nuko Imana igwezagire cyane dusoze bayambira rwose basuhuje cyane yego sawa.